none uyu munsi n'uwanjye nawe amaze kujya ku kazi no kwisanzura ikoshire uzi umva bose warambanganira cyane uyu munsi njye nawe ndagushimisha kave ariko siko sheri uranshimisha komana we urama happiness sheri happiness sheri happiness ntabyo yego umva yego ngo twigende hakiri kare yego urumva kwizera gushima umuntu n'ukwirwa mushaka nabo ngo bazingo babasize umuntu ku rugo ubwo rero uramuga mu buzebye byose amagari boss muha amakuru basasa nacyo Hello boss rero nari ngiye kureba wa mu boss ngo mvugane nawe ariko ndamubuze ariko nta kibazo address ndazifite ubu none aha ndatekereza ko yaba yerekeye muri Gishwati none nabonye ko afite mwakurikiranira hafi gusa imbondange harimo isasu rimwe ubwo murareba uko munyongera ibikoresho yesa ese sheri kwaje utamuriye ko naje nawe kubwiye se inshuro naguhamagaza uko zingana inshuro zirenga 5 ubundi telefone yawe iri hehe
telefone yanjye nayibagira hariya mu rugo niyo nari ngarutse nje gutora. none se wagiye na pirate aragenda ko mavuye mamaze n'igihe kinini ntamubona. Pirato aka kanya simusiza ubuse yabagiye. Reba ko hari wenda sinzi ariko njye namubona. Ese gahunda z'akazi akazi biragenda gake gake. Se niba gakerewe nta kundi umuntu neze ko ari ukwiye. wari ufite gukorera uyu munsi Pirato wa mjinga. Pirato. Hali mwana maisha kunanipa. Eko sindamba mubwira ngoja ngo na sepira koma nambaye uko reka nari naryamye. ururyamye Nikosha ari nge nawe ninde boss? Ni wowe boss. Ni ngewe. Wabinyeretse ko ari ngewe. Ubu nakomanze guhera ryari. Reka boss nari naryamye. Ako kaduzi ko maje kubyimba. Uwo ni umuceri wanjye umaje gukuyagamo n'amavuta byamanutse byageze mwibya. Umaje kurenga ubu wariye umuceri wayagirije wahise ujya guhena mbega. Ko kidasubiza se ntago ari cyo mbambaza. Akase boss inshuro umaze kuvuga rero ko maze kurengwa maze kuzirambirwa. Ubusura rya mu nge nteka mugaburire nge sinjye. Ubwo urumva hano hari ibintu birenze nariye ku buryo narenze. Banyumvira ngo kiravugara. Ubwo se uri kuvuga ibiki? Reka nze ndaje nge nkugaburira ibijumba. Nkukubite kawunga. Uri kumva? Nibwo ubwo bugoryo ufite buzagushiramo. Ku buryo ugera aho nkomanga ukansiga inyuma y'urugi nkahagarara. Rwose nuko. Yewe we nagatangaye hari ibindi waba wibereyemo pe. Urambonera. Basongo barye. None utangiye kuzana abagore nagiye. Inzu yanjye yihinduye rogi. Suye mbaza wa mugabo. Wowe muzanye gukora icyaha mu nzu yawe. singaho Reka nkubwire. Ibyo ndaza kubyigaho. Bive mu nzane igendere. Nibagiye telefone n'akazi kanjye. ariko disi barashimishije. Uraje uri kuneza boss. Uteza boss se ahaje ntago ari ajaje. Nimba ari wowe yuje ibyo murimo ntago mbizi. Singaho guko hari niwe ariko hano ntago ari iwawe. Icyo twakora byose ntudushinjwa umwana wawe urimo hano. Uzi umwana njye mazanga Icyuzi no kwirirwa uryamye uhennye uri kumwe n'iyingirwa mukobwa. Buriya myenda nagusigiye wayimeshe. Kazi byanga biracanganyajyana urugo wajyana. Icyuzi ni ukurya ukarya imitsi yanjye ukaryama. Ubaka kanya nzaruhahira waje uhetse urayibagira. Narumiwe ko. Reka nkubwire izo nya wirirwamo urye njye. Urye nyine ni ukuvuga ko turasanya nawe ukarya ku byo nariye. Uzambwira. Nigendere uw'abandi nigire ku kazi. Oya n'ubundi narakumenyereye ndatereta nawe ugatereta. Nakubwiye urye njye kandi sinkajye mvuga ngo uvuge itukanyamo. Ese ukangisha udufaranga. uraza kumbwira niba ari wowe boss. Sheri gakanywera iki? Oya byihorera amasaha yamfashe ndi kwihuta. Wowe subira mu rugo. Utaza kumusanga mvuye ku kazi. Urabona kazi keza. Bimeze bite? Ni sawa fande. None ko nakubwiye ngo tugende hakiri kare nkambona watinze. Ubu ni time nanjye nari. Okay, akazi ni imbere twihuse. Sawa.
ubutumwa wanyohereje narabusomye. Maze kubona location. Ibintu byose ngomba kubikurikirana neza. Ni ukuvuga ngo rero mwarura rugo ugomba gukomeza ukegera ikigo iki. Siko bimeze. Iki nagira ngo umenye. Nagira ngo umenye neza. Mu gihe waje hanga tugiye guhura. Ko nanjye nzaze gukurikiye. Uri kumva? Yes sir. Afande. Nanjye Barabas amakuru mba nayazaniye ku gihe. Urabizi dukora akazi neza. Ahubwo sinzi niba umwitozo acyufite kuko hari igihe njya gufata amakuru asanga ari mu byombo rwose.